najyama nagira nza gutwara naryamye hari ikibazo sinakwishyura sinabanyishe n'uragenda ujyamye no kuri moto yose kwa bugamba uri kubuvugishwa yuko ntayo nagira sha akira singaya aya nayo igiye kubaye ayo ni tip Yakomeza kwizirika kuri uyu munembwe utajya amafaranga urarya inkoko urarya urukwavu uretse gake mwese ariko mbabwira ibintu mwari murimo bajya uresha gutyo inkweto turazirya se so nindi ari nziza amafaranga se nazigurisha yaziguza ngahe ntabeza ntabwo kabona ko ari imbwa reba ukuntu uri kureba n'inzara reba wanga ngawaga angahe amafaranga tanduka umutwe yagize inkweto zo kugura 50 ese ntabwo uri kureba ntudushira ukuntu shiraje fata bitanu aya ibindi bitanu ayongeraho agandi we angahe kugera wenda nk'ibihumbi kuri ayo magambo uri kuvuga nta n'isese muri kumva fata amafaranga wahabwa nawe jana gawe natwe njyana inkweto za papa akira nongere irindi 10 aya uzuza 30 akira twereze 30 Swaje yaragiye kuzijyana he yagiye mu bukwe agenda yambaye ibirenge ariko nawe uri uwo muri iki gihugu ko papa navuga ngo ninde wazijanye ndakureka uranze se uzahurira mu nzira uri umunyarwanda uri umuki ndabivuga ukora zikurusha uburebure nawe igihe papa araza kuzikwaka
Salama mota. Nani gushaka se ntwaro ngeza naro. Haruguru hagana kandi mfite undi mugeni. Buryo twaye umuntu se. Burya rero. Haragwa amafaranga se. Agiye ku mafaranga. Nese mbona ariko namutwe ataramu amafaranga. Ubona ameze nka nyakwigendera se. Kwigendera. So umuntu twayara kwishura nkuko ndakwishura. Sha ufite amafaranga se nayago se. Cyaya nuntwara neza urayatsindira sha. Yose. Koraho umuntu twizamuke. Kugira siri uranjyana kure. No kurya umunyengo uranzamura kari agasozi wongera ukamana. Ni hano hafi gusa na haraguru. hano wanca ngahe. Nacyo ko kari hafi ndi kubona ari hafi cyane ni senye. Senye kanzi kuba inshuro 15 kuzamura. Bose se baho moto ubwo ngiye amafaranga yarasuzugura. Oya dava ntisibura kubona umuntu wamba bitano n'igimba rugiye kumpa. Enda. Kureho. Amafaranga yanjye se urayasuzuguye. Ndasuzuguye amafaranga urumpaye ubwo amafaranga ukubona kugera hariya. Reka ntegiye reka ntegiye. Mbege nguramba ngahe? Ni 10,000 kumanura kuza. Unarankumbi yes akira gunda nakubona. Nkwereka. Kondisiyo turagendera. Rero. Kondisiyo tugiye kugendera. Ye kunzamura. Ntabwo ntwara nkuko abandi babatwara. Sine utara guteka ndi ngira abo wicaye kuri moto ngene. Bagenda ukunsunika. Wowe wicara n'ugitware. Oya ntabwo ndanayitwara. Nje ndicara gususu. Wicara gusa inyuma. Ndicara kuri uwo musego wose. Sara ndi kureba se. Ni hari. Oya akira ntari. Akasike ndambara. Ntisagira nakasike bagufata bagakwandikira. Kandi urabutantwaye. Kandi motera biri mu muhanda. Mu muhanda so uri yaranje aho. Usi niri mu muhanda. Yaranje mbere kasike kuri yambara kose. Kasike iri kuri izuba sindambara kasike. Sibu ni wanye ndiki. Shari bakwandikira ndayishura abonye mfite amafaranga makeya se. Kubonye afite. Sajye gurama ngiye kugira harahaga. Ni 5. Okay. Urabicaye hano nginyi. Ngayicara hano nguture kuri. Oya have ngewe micare. Ndemve. Urava nyine. Ko ntagura irabiri ko. Ibyo ushaka ukora ibyo ushaka. Ahita uyitwara ukagenda ntari. Ngayicara. Yegure si yengu. Ese ndayihengura gute kandi utayicaye ndayihengura utayicayeho. Kureo stade uyifata nica. Cyoroshye. Amafaranga uziko muri gukina n'amafaranga. Uzikojya niyo njya gukora umunsi wose cyane. Najyama. Nagira ndi. Nda gutwara naryamye. Hari kibazo sinakwishuka. Sinabanyishe nuragenda ujyamye no kuri moto yose. Ubwambure kubuvugishwa yuko ntayi nagira sha. Akira singaya. Aya nayo igiye kubampaye. Ayo ni tip nganzamu. Nkari hano ndi kureba hano. Kandi reka mbe nsinzi. Babwo byamba babwo yeho. Buretse. Winyirukansari. Winyirukansari gutwara gute? Winyirukansari. Ese wavuze ngo njye nari gusunika. Kubona uri gutwara umuntu. Uyu ngicana nka gutwara. Tutageze. Kabakene mwabaye mu. Ahubwo reba bagiye kuko. Nibeshe ngo ni. Vaho neza. Ntago ngiye kuva. Ubwo ndi kwicara neza. Neza nuko. Sunika. Ese ubwo uyitare wanyishira wabyambaye ngo bajya bi. Kamafaranga yanjye kuri gukina najyo. Ese none gareba kundureba. Ndebera. Mota. Nicara neza. Nese wakwicara kureba inyuma matije birebaga inyuma turi kusubira inyuma. Icara kureba imbere gusunika basi. Bano kugera hariya si 5,000. Hari umumotari ubikorera. Sabwe gacira 5,000. Ndongera ngo hayande ayo na ya tipu none inana kwishura. None wanyishura. Ngayicara no mucaka n'umugozi ngo hambire se. Ubwo niba ndi ibicuruzwa uramambi. Ariko si mota aya mafaranga urayarya. Mbese ko ndi kubwanga icaraho neza ukanga kwicara neza nenda gufata gute. Aho undi muntu muhabona ukamuhereza akakubera umuyede mu kanwa. Isanga ko nta muri ko gutambuka ubunabwira. Usibwo nagari kuri amuru ufite imikati se. Shaka ndi mu motari mu ntwaresha. Ashaka kuba motari ko nari cyo kujya gutwara. Nacipa icyo gutsunika ndako ndakugeza. Isara haragu. Kandi cyo ntware witonze. Ukora nitonze ariko nawe wicare neza. Nuko nabagenzi bicara ko nshaka. Ese niba umugenzi none uraryama ikintu gitanda ni muru. Jewe ndi umugenzi udasanzwe. Ngayicara nari. Natandukanye. Kanyifate neza. Yicara nk'uri muri sale. Nese nuko ugaramye. Tugendesha. Nuko ugaramye wiramira dore agentura. Ariko ayo magambo zikore ari kuntera ikirunguni. Ndakora reka amagambo. Ariko se ndebera ko utwo tutagenda twagende reba. Nta kuntu wagenda uri kundirimbira nkongera amafaranga. Uririmbira twanda ndi umuhanzi ndi kugitamo.
Sikona ndakuri sindi umuhanda. Ubusa wicara neza wagize gute tutagezeyo. Uza wicara neza nko gutwara neza nitonze. Uziko utazi gufata abakiriya neza. Ngiye kumwe gushobora kugavana muri bisi. Ndebera kwezi. Ari customer kegiri. Utazi gufata abakiriya neza uri kunyiyagamiza hari. Wisi ukiyagamiza nose wicara nawe. Sikuri kunuka mukwaha. Ukamukomeza wicara nawe wicara neza. Ntakimeze ko gagatatu. Ndebera kwezi. Usi wakwicara neza utaho. Gucyanagura nshoma. Ngira gutya kirakagura gutya uzamura hejuru urenze hano utucirira ajya muri nkori turagenda gutya noneho ayo ndayarya nta kuntu wagenda uri kundirindira nko mu cyongereza ntabwo ndi umuzungu ariko nese ngendo ndakongera amafaranga ufite ikibazo ni ikihe ko ndaguhereza amafaranga fata iyi ndirimbo aya nayo ndirimbo bakiri wanze bakiri waya cyongereza mu cyongereza ibintu byo kunsakuriza siko ntibi ariko umuntu twaye wamumenye cyangwa ntago wamumenye itegereza neza iyi nkweto inkweto ni nziza ko ni mutasi nayo nahuye n'umukozi agira ngo imwe muri basharukani bambara nakoze ibyo wansaba Michael Jackson hani yambura none kujya ukatotomba ukavuga guswa reka amagambo ukora ibikorwa turabakene nuko nyine cyobwe nk'ubutwari abakene dore abakene nyine sambe amagambo yabatanze imbere ntabwo gutwaye ngo uri reka amagambo amafaranga abariyo yivugira uri kuvuga iki hejuru yacu ukigaho tugenda kandi ntegeka icyo ushaka none tugenda ziba zamuka ariko nawe uri kunsaraza amafaranga mbune no kurya umunyenga mbune unanijwe n'iki ese binanizwe ukora ntari gusunika nyine uziko atari njye uri kukunaniza ni igifu cyawe n'ahazaza ariko sigiye narine mberuka kurya mu gitondo amasaha yo gageze kandi ndarya n'ubwamaye kabakene mugakunda kurya korera amafaranga ibindi uyu ni umugisha w'Imana ndabyibona nese ndagomba arya guteka y'inshonje nzamura sha ndebera bunana ni budebera kugenda jere asoze ngosa ndebera nani ntabwo nakuzo gusunika mu muteri ni uzine ko ndagusunika ndataye ngo mama farga ko ndebera ko ngo jembe hano bamaye ndesheje none ho birangi hariya nagwayanga yashaka to esikambye ngo yani tipu nayo kumpemba ngende kukubaza umubare nta bya tipu kunye bunana ni ndesira ko atamuto yari ko nyine buretse nagwayanga nta magambo menshi waye bamaye bitanu byandere ajya se bamaye n'ibya kabiri nayo cyaje nakubwiye kunzamara no kumanwa nangaye nkampe mu bihumbi bitanu si 10 twe twavuga none arugunzani yawe kunama ni naguza nese ko ngiye burebure kurunabaye rebe bikiza neza fata ibimoto byawe uzakuraho mu boss meze nkanje ntago nzamuye nta nubwo umanuye icyo ngamuye yongejeje 10 nagwaye ni ryiki kari bya tipu mpahise amaye kare tipu koze iki tipu sikana ntabwo twese bavuga wanwaze wanzamuye rebe iciya cyaje rebe iciya wanzamuye kurunabaye rebe wanzamuye nese ubundi akorera ubusa rebe njyana byukiye nanjye ubusa icumu ryisubusa icumu ryisubusa kira kari tipu wanguriye na tipu nyine wakoze tipu bayo umuntu wange mu tware ngucuri ndabikora rebera kwe ese ukoraje wange ngutware ngucuritse ndabikora harya wabikoze komeza ubikore ese ngoze bikoranye rutampe someri ryanyura rigegukanye hano na bossera ubusibye twatubukanye wabikoze cyayo namahirwe ubonye mwana nawe mbonye sinane icumi mu masegonda ntacyo n'uburi nayo mbonye sinzi ko ndayabona sawa ko nuko jana bishingisha ari kiriya gikorwa papa yambaye ngiye kugikurisha kugira ngo basi byibuze kigiye tutazajya kugurana n'ibintu byakavuga n'akajagari harimo kurebera basi rumve nicyo biti bikibana niwe nayabuze ari kimwe muramatanye da irogo yanjye zijya zibu ubu ngaho turi ntabwo bakomeza ibyawe ukandikira umugore uri mwiza ra uravaho ukajyayo uturutse uri mwene uyu muntu muraziranye njye rero
Wandi kuvuga menshi. Ibisikani n'ibikijyanye byaro nibyo bitari byateye. Reka amagambo. Reka kuruka. Ndi kuruka. Umukobwa ndamushaka. Mu ruhe rwego. Kudaga amafaranga. Ko nawe Gusa n'amafaranga kandi yakuryoheye. Nanjye amafaranga ndayafite ariko. nashera yafite. Urukono uyu mwana wacu bashobora kumubona. Ntarafite. Bandure gukuza. Tugiye gukora n'ubukwe. Bandure gukuza. Rengo da muko. Uza tukajya ku mazi do. Sheri bitangazwa n'amafaranga tudufaranga ni dukeya. Urakomeza kwizirika kuri uyu munembwe utajya amafaranga. Urarya inkoko, urarya urukwavu. Uretse gake. Twese ariko mbabwira. Ibintu mwari murimo bagira. Sheri tuvugishije kuri wikunda amafaranga nanjye amafaranga ndayafite. Asifita ya. Basi ntabwo ubona ukuntu ngaragara. Gusa ubu ukuntu uyu mugabo azagutunga ameza ngahe. Utu dufaranga tuyagendanye. Ndabihinduye. Utu tuntu yagendanye nitwo tukujanye. Mwerekera bitanga. Babarira. Abandi bana baba barahize amafaranga bayagenda. None naho ngaho ngutegereje ngo ibipangu biswe nkazaguha. Umva. Wa mugabo we nawe ndekera umugabo. Unzu bivuda bihinduye. Ndabihinduye. Basi ntari bimwe tuje kureba ufite amafaranga. Ufite amafaranga. No. Shiri wambabarira. Wa mugabo ngaho ufite uturutse. Reba buno bukoti kwambaye ubukoti utamenya aho butasobetse. Reka mwereke. Nihoberera atabiranje. Mana yanje we ndebe sheri. Urabikora. Ubukwe se baraburya. Ubukwe baraburya. Ariko rushaka kuzahisha icuba. Cyambere n'amafaranga. Amafaranga. Ibyo binakuhusu we. Uko kuramujyanye. Ibyo binakuhusu we birakubera. Ngaho pasi byibuze uzibuke ko nabaye igihe kinini. Basi ndagukunda. Urakaba mumva.